Muraho neza nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Tugiye kongera tuganire ku gitabo maze iminsi nsohoye uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Mu video yashize twagiye tureba bikubiye mu mashapitire yagize kino gitabo, ariko mbere yuko tukinjiramo nyizina hari ibibazo tugomba kwibaza cyane cyane kubigendeye n'imyemerere nuko abantu babona Imana mu byabaye mu Rwanda mu 1994. Iyi video rero ikaba igiye kwibanda ku Imana y'u Rwanda. Imana y'u Rwanda, tuzi neza ko abantu benshi bakunda kwibaza bati Imana wari uri he? Imana kuki wabyemeye? Kuki Imana watahaga i Rwanda wiriwe handi? Ariko kiriya gihe kuki wiriwe handi ukagumayo ntutahe i Rwanda? Imana y'u Rwanda rero akaba ariyo tugiye kuganiraho uyu munsi, ariko cyane cyane kugira ngo bidufashe mbere yo kwinjira muri iki gitabo tubanze dusobanukirwe tuti ese ni ukubera iki twibaza ku Mana iyo tutabasha kumva ibitubaho ariko ntidushyire Imana mbere yo gukora ibyo tutiye gukora byose. Imana y'u Rwanda rero akaba ari ibibazo tugiye kwibazaho bizadufasha kwinjira mu gitabo neza no kumva aho abantu baba bahagaze iyo basobanura ibyabaye mu Rwanda, kuko tuzi neza ko buri wese abisobanura uko abishaka, ariko cyane cyane nk'uko byagenderewe iki gitabo uko ijoro ryageragejwe mu Rwanda ni uburyo bwo gufasha abantu gusobanukirwa ibyabaye mu Rwanda mu 1994 ku buryo bw'umwuka, ku buryo bw'ijambo ry'Imana, tugashyiramo Imana aho kugira ngo tubisobanure dukoresha amarangamutima yacu, kuko aribyo bituma abantu babivuga uko bishakiye. Ikibazo rero cya mbere twibaza kiragira kiti ni ukubera iki iyo abantu basobanura ibyabaye mu Rwanda muri 1994 kuri jenoside yakorewe Abatutsi badakunda kuvugamo Imana cyane, Imana bayishyira ku ruhande? Aha turibaza tuti niba tuzi neza ko nta kintu kimwe kiba Imana itacyemeye, iyo abantu basobanura ibintu byabaye mu Rwanda muri 1994 ni ukubera iki akenshi na kenshi badakunda kuzanamo Imana cyangwa ijambo ry'Imana ngo babisobanure mu buryo bw'umwuka, ahubwo bakabisobanura mu buryo bwa politiki n'uburyo bw'amarangamutima? Nitubasha kumva impamvu abantu batazanamo Imana, bizatuma tumenya n'impamvu Imana yabyemeye kugira ngo bibe, cyangwa nabibaza ngo Imana wari uri he? Kuki wabyemeye? Nababaza nti ese mwe iyo muvuga ibintu uko byabaye muri 1994 kuri jenoside yakorewe Abatutsi, kuki nta jambo ry'Imana dukunda kumvamo cyane, cyangwa Imana dukunda kumvamo cyane ngo abantu babisobanukirwe mu buryo bw'umwuka? Ikibazo cya kabiri ni ukubera iki iyo abantu basobanura ibintu byabaye muri 1994 birengagiza icyo gihe byabereyemo mu 1994, ahubwo bakabisobanura mu gihe cy'ubu, in present or down present? Ni ukubera iki babifata uko biri ubu ntibabyibazeho uko byabaye kiriya gihe n'icyabiteye, kugira ngo bumve neza ibyabagwiriye? Ahangaha nkaba mbona ari ikibazo gikomeye cyane, kuko iyo ufashe ibintu ukabibona uko ubibona uwo mwanya, uwo munsi, ubu ngubu, wirengagije icyabiteye, urebye inyuma, usubije amaso inyuma, biba bivuze ko uba ushaka kwirengagiza ukuri uzi, cyangwa se ibyo wagizemo uruhare udashaka ko bimenyekana. Ikibazo cya gatatu, ibi rero bikaba bituma aricyo gituma abantu batumva ibyababayeho, cyane cyane nk'urubyiruko, kubera ko nkubwiye nk'ibintu biri kuba ubu ngubu nkabigusobanurira uko bimeze, ariko bifite imvano mu myaka 100, 200 ishize, 1000, ntabwo bishobora guhuza n'igisobanuro cya nyacyo ibyo bintu biba bifite, aribyo bita kugoreka. Njya numva abagoreka amateka, abagoreka ibintu uko byagenze. Akaba ariyo mpamvu rero nk'abanyarwanda tugomba gusubiza amaso inyuma tukareba ibintu ko byagenze muri kiriya gihe, noneho
tukabizamukiraho tukareba, bikadufasha kumenya impamvu ibiri ubu ngubu ahubwo biri kuba, kubera ko ibi ubu ngubu biba ingaruka z'ibyabaye mu bihe byashize. Ikindi kibazo cya kane dukomerezaho ni ukubera iki nk'Abanyarwanda tugomba kubeshya amateka yacu uko yagenze. Ibyo byose hari ukuri kuzwi, ni kuvugwe, kwandikwe uko ibintu byagenze, akaba ariyo umusanzu nanjye nkanjye ndi gutanga kugira ngo nk'ijambo nahawe ku byabaye mu Rwanda, icyabiteye ko byagiye bizamuka kuva mu myaka y'800 ukagenda ukazamuka kugera muri 59, 60, 70, 80 kugeza muri 90. Ibi bizafasha abantu kugenda basesengura byimbitse no kumva no gusobanukirwa ibyabaye mu Rwanda n'ingaruka byateje kugeza magingo aya, aho kugira ngo turebe ibintu uko biri kuri ubu. Subiza amaso inyuma urebe neza, wumve icyateye ibyo waba wibaza ngo biri kubu ngubu, kuko ushobora kuba warabigizemo uruhare, waba ubizi cyangwa utabizi. Kubera iki wibanda ku by'uyu munsi cyane uretse gusubiza amaso inyuma ngo urebe ibyabanje kugira ngo ibiri ubu bibe biriho. Ikibazo cya gatanu, abantu ntabwo bakunze kuvuga cyane uko ibintu byagenze iyo bigeze uko Abatutsi bitwaga Nyakamwe baje kwigaranzura Abahutu mu ntangiriro y'ibintu, uko babivuga mu myaka y'1800, kugira ngo babashe kuyobora Abahutu nibo bari nyamwinshi, abandi bari nyamuke. Ese byagenze gute? Habaye iki kugira ngo nimba turi abantu batatu mukaba muri abantu 1000 nk'urugero, ese ni gute abantu batatu bashobora kwigaranzura abantu 1000 mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Bigenda gute? Cyane cyane mu kibazo cy'Abahutu n'Abatutsi byagenze gute kugira ngo Abatutsi irya myaka uko bavuga baje babashe kwigarura Abahutu? Aha ngaha twakwezi tute, ese Abahutu bashobora kuba barabigizemo uruhare, bakaba barashakaga wenda ubutunzi bw'inka, bakavuga bati reka twemere tujye guhakwa tubone ko natwe twagira ubutunzi bw'inka, akaba ariho wenda byahereye, noneho barayoboka buhoro buhoro kubera bisimburana, bisanga wenda bayoborwa. Ibyo nabyo birashoboka, tukazabirebaho tukamenya kuko byagenze. Noneho se icyateye Abahutu kwivumbagatanya kugira ngo bongere kwigaranzura Abahutu byagenze gute? Ese hari abazungu babigizemo uruhare? Ese hari cyari kibyihishe inyuma? Nabyo byagenze gute? Ifo ko abantu bajya babyumva neza, noneho bagasobanukirwa, bakamenya ibyabayeho kugira ngo hato batagoreka amateka, yaba babizi cyangwa se batabizi. Ikindi kibazo cya gatanu twibaza, tuzi neza ko nk'abantu bemera ijambo ry'Imana, bemera Imana, bafite agakiza, abantu bashobora kumvikana cyangwa kwiyungira muri Yesu wenyine, kuko ari utanga icyizere n'ubuzima n'ubugingo buhoraho, kuko ari we kuri, inzira n'ubugingo. Naho ibyo kuvanga abantu bariyunga mu buryarya ntabwo bishoboka, kubera ko Imana yonyine itanga ubugingo, igenga ibiremwa byose, mbona ariyo abantu bashobora gukurikira kugira ngo babashe kwiyunga bya nyabyo. Ni ukubera iki? Inzira y'agakiza mu bibazo by'Abanyarwanda byabaye, cyane cyane tugende kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, kuki nta muntu ujya numva avuga ati okay, muve mu bintu by'amoko, muve mu bintu byo gushishikariza gupfobya Jenoside, ahubwo shyira urukundo imbere nk'uko Imana ibigusaba, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, wakira agakiza. Bityo numara kwakira agakiza muri wewe, wumva ufite ijambo ry'Imana, wumva ufite urukundo muri wewe, bizagufasha gutekereza, kunga abantu no kugira ubumuntu. Imana y'u Rwanda ikongera ikabiyereka, ikabonekera. Icya karindwi, ese Abahutu n'Abatutsi bashobora kwiyunga bya nyabyo cyangwa se ahubwo bashobora kumvikana? Niba badashoboye kwiyunga bya nyabyo bishingiye ku Mana, byibuze bashobora kumvikana
bagatuza, bakava mu byo kwirirwa baterana amagambo batukana hirya no hino, bakiyungira mu mwuka w'ijambo ry'Imana. Ibyo birashoboka, bashobora kumvikana. Ese bashobora kwiyunga? Icyo ni ikibazo nacyo ushobora kwibaza nkawe nk'umunyarwanda uri kureba. Habura iki kugira ngo abantu bashyire Imana imbere, ko Imana ari itanga byose ishobora kubunga? Icyo ni ikibazo nacyo abanyarwanda bagomba kwibaza kugira ngo bagere ku nzira y'ubwumvikane n'ubwiyunge bifuza, urwango rutsindwe burundu. Icya munani, nandika iki gitabo naje gusanga neza ko u Rwanda n'u Burundi, yaba ababigizemo uruhare, yaba abakoloni, yaba abanyarwanda ubwabo, yaba abarundi ubwabo, yaba uruhare ruziguye cyangwa rutaziguye twabigizemo nk'abanyarwanda, uwashyize ibibazo byo mu Rwanda agashyiraho n'ibibazo byo mu Burundi yabitekerejeho neza, afite aho bihurira, afite n'aho bitandukanira. Ese ibibazo byo mu Rwanda no mu Burundi bitizanye umurindi gute? Bipfira he? Kimwe gikurikira ikindi gute? Ese no kubera iki abanyarwanda n'abarundi badabasha kuvuga bati okay, ibiri kuba muri iki gihugu biterwa n'ibiri kuba hano iwacu, ibiri kuba hari iwacu bigira ingaruka bivuye hariya ku kiriya gihugu? Ni gute twahuze tukareba noneho uko twatsinda uwo mwanzi watwinjiriye kugira ngo tube umuntu umwe, tuyirwanyirize hamwe, bityo nitumara kumva ikibazo aho kiba cyavuye, yaba kiva muri iki gihugu duturanye cyangwa igihugu kindi, noneho kiganirweho, abantu babashe gusobanukirwa no gusesengura neza uko yaba abakoloni yaba abazungu bose ibyo baba barashyize mu bikorwa, baba bafite gahunda y'imyaka irenga 100, 200, 300, yewe n'imyaka 1000. Abantu bakabimenya bakavuga bati umwanzi wacu n'uyu, uduteranya n'uyu, kuko Satani iteka yihisha inyuma y'ibintu kugira ngo azamukire kuri muri asenye abantu, yaryanisha abantu. Niko bimeze kandi mu kibazo cyo mu Rwanda no mu Burundi, that's the case, niko bimeze. Icya cyenda, mu bibazo byo mu Rwanda iyo cyane cyane twibanda ku Mana, ntabwo dushobora kubivugaho tutavuze amabonekerwa yaberaga za Kibeho. Nabivuzeho gatoya ariko tuzabigaruka mu gitabo nanone. Ari amabonekerwa yaberaga Kibeho, tuzi neza ko yatangiye mu 1981 kugeza muri 1989, aho bivugwa ko Bikira Mariya yabonekeraga abantu na Yesu, benshi bazi nka Yesu, cyane cyane bakemerera mu myemerere y'i Vatican y'abagatolika, ko usesengwe neza ukasoma Bibiliya ubwawe ubona neza ko iri ari imyemerere yazanywe n'abakoloni yo kugira ngo bahumye abantu. Iri ari amabonekerwa yaberaga Kibeho. Ku ruhande rumwe umuntu ashobora kwibaza, ese ari amabonekerwa yari amabonekerwa nyamubonekerwa, yabayeho ntiyabayeho, byagenze gute? Aha ngaha ndabisobanura mu magambo make, kuko burya umuntu ni ibitekerezo. Umuntu ntabwo ari umubiri, ntabwo ari amaso, ntabwo ari amatwi, ntabwo ari ahubwo ibitekerezo ufite muri wewe. Niba rero nje nkagushyiramo ibitekerezo, ibyo bitekerezo aribyo bivamo ingengabitekerezo, umuntu akayimira mu muri akayifata akayumva, ushaka kuvuga uti okay, ibintu ntibiriho ntibyabaye, ariko nimba gushyiramo ukabyemereramo ukabyumviramo, muri weho biraba ari ukuri. Ari amabonekerwa yabereye Kibeho rero. Hari igihe umuntu ashobora kwihakana akavuga ati ntabwo yabayeho, n'ibyo abantu bahimba, ariko urebye ingufu byari bifite nuko abanyarwanda babyemeye bikabajyamo. Ni ukuvuga ngo mu bantu byabaye ihame, biba ukuri ko byabaye. Ari bivuze rero ko yaba tuyemera yaba tutabyemera byabayeho, kuko abantu babyemereyemo babigira ubuzima, noneho biba muri bo, bituma tuyifata nk'ukuri kandi kuko ni ukuri, kuko ibyo byatubwiraga n'ibyabaye nimbere byateguraga abantu, byarahimbwe, byaba ari by'ukuri. Ari amabonekerwa agomba gufatwa nk'aho yaburiraga abantu mu buryo bw'umwuka, kuko burya niyo umuntu yaza agahimba ikintu akagishyira mu bantu, Imana itabyemeye, abantu ntabwo bashobora kucyemera. Kugira ngo bacyemere rero hari imbaraga ziba zabiteye kugira ngo icyo kintu cyemerwe. Iyo cyemewe rero kikaba mu bantu, mu buzima bw'abantu, kiba ari ukuri. Ubwo rero tuzinjira muri aya mabonekerwa turebe
icyo yaba yaramenyeshaga, uko abantu bayafataga, niba koko n'ibyo yavugaga byarabaye, ubundi turebe isomo twayigiraho. Cya 10, ibintu byabaye mu Rwanda muri 94 jenoside yakorewe abatutsi byamenetsemo amaraso menshi cyane, inzirakarengane zirenga miliyoni y'abatutsi n'abahutu batemeraga icwa ry'abatutsi bari moderate. Ibyo bintu rero nimba birimo amaraso menshi cyane, kandi Imana ikabitubwira iti ubuzima buba mu maraso, ni gute wafata Imana ukayivana mu bintu byamenetsemo amaraso menshi cyane, kuko tuzi neza ko ubuzima buri mu maraso? Aha naho ni ikibazo nibaza. Ni gute ushobora kuvuga ngo ubuzima buri mu maraso, warangiza ugafata amaraso yamenetse ukayirengagiza, ukayavugiraho ibintu bidahwitse, cyane cyane nk'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi muri 94? Ni ukuvuga ngo aha ubwabo ntabwo baba bari kwiteza ibibazo n'Imana, niyo mpamvu itarabumva ahari basenga umunsi ku munsi ntibumve, kubera ibyifuzo byabo baba bafite bidashingiye ku bumana cyangwa umutima muntu, umutimanama n'ubumuntu. Akaba ariyo mpamvu wakwibaje uti nk'umuntu utekereza uva amaraso, ukibaza uti ese ari amaraso yamenetse mu Rwanda kirya gihe, Imana ibibona ite, ibifata ite? Ukibaza nk'uko. Noneho niba nawe ufite ikibazo wenda ushaka kubaza, ukakibaza ariko wabanje gushyira Imana imbere, gutinya Imana kugira ngo uyubahe, noneho ubone kwikurikiza muri weho, wiyubakemo urukundo ruzatuma urenga ibyo wirirwa uvuga bibi bikwijwemo n'urwango rw'abantu, ahubwo wimike icyiza kizakuzana urukundo muri weho, noneho ubashe kuvuga uti Mana ndicujije, gatuje, reka nsobanukirwe neza ibyabaye, nkoresheje ijambo ryawe, hato nzera imbuto nziza, kuko ejo n'ejo bundi niwe ugiye ubuzima bwanjye, niwe ugomba kumbwira icyo mvuga, aho kugira ngo ukomeze ukurikira abantu bavuga ibintu ko babyumva babitewe n'amarangamutima yabo, ahubwo ukibanda ku ijambo ry'Imana, ukavuga uti Imana nibimbwira ati ubuzima buri mu maraso, u Rwanda rukaba rwaruzuye imivu y'amaraso, buriya buzima bwatakaje, buriya buzima bwatswa abantu bakicwa kariya kageni, Mana nakora iki kugira ngo umuntu ugaruke mu bantu? Ugahera nkaho ugatangira ukiga ijambo, ukiyubaka bwawe, ugahinduka. Wamara guhinduka, noneho ukabona gutangira kuvuga, ukabwiriza abantu, kubera ko ejo n'ejo bundi ubu buzima burarangira. Ariko hari ubuzima buzira iherezo, aho buri wese azagenda agahura n'ibyo yirirwaga avuga, n'ibyo yirirwaga yigisha, amacakubiri, ingengabitekerezo, ubugome, umunabi, ubwicanyi, amashyari, amatiku. Ibyo bintu byose hari igihe kizagera tugahura n'uwaduhanze, waturemye, ariyo Mana y'u Rwanda, ikatubaza ati biriya bintu wabagamo, ibintu uvuga, ibintu gukora byari bike, dore ahakugenewe, dore ahabeza bajya. Ubu rero amahitamo nawe uyu munsi ushobora guhinduka, ugafata agakiza, ukakakira, ukakagundira, ntukarekure, kuko aho umwuka wera yaje yinjiye hagira amahoro. Kandi ufite umwuka wera ntujye mu matiku, ntutume umwuka wera agusiga gakureke urimbuke. Cya 11, abantu tuzi neza ko bakunda gusobanura ibintu mu buryo bw'isi, mu buryo bw'umubiri, bw'amarangamutima. Ibyo ni ibintu tumenyereye. Ni ukubera iki batinjira mu ijambo ry'Imana, noneho bafate amashapitire yo mu gitabo cy'ijambo ry'Imana, amaverse, bavuga bati dore Imana ibyo tubwira, dukurikije ibi ngibi, dore byatubayeho, ariko dore Imana uko ibivuga. Ibintu byatubayeho bitewe n'uko nta bumuntu bwari mu bantu, abantu bateye Imana umugongo, nk'uko twabibonye mu Baroma 3 kuva ku 8 kugeza ku 10. Twarabisobanuye impamvu Imana yatumye biriya bintu biba mu Rwanda 94, jenoside yakorewe abatutsi ikaba, ko abantu bari barimitse urwango,
umwijima, amatiku, amashyari n'ibindi bintu byose Imana yanga, babishyira imbere, nuko baza kwisanga urwango barafite barushyize mu bikorwa bitagifitiye garuriro. Cya 12, hari igihe cyabaye abantu tujya duseka barokore, abantu bari bafite agakiza mu myaka ya za 89, za 91, 92, mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Abantu bari bafite agakiza bararokowe, twarabasekaga cyane, nanjye ndi mu babasekaga, ariko uyu munsi nifuza ko nawe umurokore nkabo, nkasekwa nkabo, nkabona agakiza nkabo, nubwo nzi neza ko maze kugira inzira iboneye mu nzira y'agakiza, ariko nibaza neza ko ntari nageza aho numva ko ndi umurokore nyamurokore wo ku rwego rwo hejuru nkuko mbyifuza, kugira ko menye Imana bya nyabyo, nyisobanurire n'abandi. Nkaho uri kureba uyu munsi, niba wumva ufite Imana muri weho, jya wicara wibaze, nubwo tuzi ngo intungane ebyiri 17 nkuko bivugwa, ni gute ugerageza gukontorora ibicumuro byawe kugira ngo udacumura kenshi gashoboka. Tuzi ko hari ibintu byateye ngo bakontorora imbyaro, bakontorora ibi n'ibi. Niba abantu bashobora gukontorora imbyaro, kuki udashobora gukontorora ibyaha byawe? Birashoboka. Ni mu mutwe byo ukavuga uti, uyu munsi Imana kansoma ijambo ryawe, nkumvire, hari ibishuko ibi n'ibi ushobora guhura nabyo, niba amaso yanjye ari bitume bishobora kunshuka, Mana mwami umpa imbaraga zo kuyafunga. Niba ari amatwi yawe, niba ari umunwa wawe, amaboko, amaguru, byose ibikuriho byose nk'umubiri, niba byo bigutera irari ryo kuba wahinduka ukagira nabi, jya mu kigishwa mu ijambo uvuge ati, Mana niba bishobora kuntera kugutenguhaho, ubindinde. Uko ni gutsinda ibyaha, ukareka kuri kuvuga bagenzi bawe, ahubwo ukareba icyateza bagenzi bawe imbere, ubifurize neza, ubereka Imana, ubashishikariza kumenya Imana, ukagenda ubazana mu Imana gahoro gahoro, kuko nawe wandikisha izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Cya 12, kugira ngo wumve ibibera mu isi, ugomba guhuza n'uwaremye isi. Hano ni iki nshaka kuvuga. Imana ijya kurema isi, yari izi ibyo tuzanyuramo byose, ifite umugambi, ifite ijambo yaduhaye kugira ngo turikurikize. Ni kangahe usoma ijambo ry'Imana? Ni kangahe ukurikiza ibyanditse mu ijambo ry'Imana? Niyo mpamvu kenshi na kenshi dukora ibintu uko tubyiyumvira, bikanga cyangwa se bigakunda igice, noneho tukomeza twibaza, Mana ko ibintu byose nkora imbaraga nshyiramo kuki bidakunda, kuki bidashoboka. Ubwo ko ufite blueprint, ufite inyigo n'umuyoboro Imana yagushyiriyeho kugira ngo ujye ubikurikiza, noneho nubihuza n'ijambo ry'Imana, iby'isi unyuramo nabyo bigukurikira kugira ngo ubikurikire. Aha rero niho abantu benshi tutumvira Imana, tukayizanamo nyuma, ariko tukabonye dufite ibibazo, aho kugira ngo tuyizanemo mbere yo kugira ibyo bibazo. Ko uyizanemo mbere yo kugira ibyo bibazo, iri kumwe nawe iteka, nugera mu bibazo ukayiyambaza, bizoroha kugira ngo uyiyambaze uri mu bibazo, kuko Imana uko imeze ntabwo ari nk'umuntu ushobora kuba wabishya ngo ikinishe, kuko ibikubona uko winjiye mu bibazo nuko ugomba kubisohokamo. Ubyinjiranyemo nayo igufata ukuboko, ubyinjiranye n'umubiri wawe uri bwawe nyine birakureka, ariko wahitakira wenda hari igihe nyine ikubwira iti, reka nongere muzahure. Nugira Imana ikakuzahura, nugira Imana ikakuzahura, uzazaho kuzahutse, ntuzongere kureba inyuma, gusubira mu matiku n'ubugome n'amashyari n'uburyarya. Uzacanga ukwiriye nabyo, weze umutima wawe, ubundi wemane n'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi, ujye wiyumvamo Imana iteka ryose. Ubwo Imana ikora, Imana iri hose, turabizi. Iyo uri mu mwuka,
cyane cyane nk'iyo wakira agakiza urabyumva, iyo utari mu mwuka nabyo urabyumva, kandi ingufu bisaba kugira ngo wongere usubire mu mwuka iyo ukijijwe urazizi uko zingana. Niyo mpamvu rero ugomba kugerageza iteka guhora uri kuri frequency y'Imana, uri mu mwuka w'Imana, kugira ngo ubashe kuyoborwa n'umwuka w'Imana, hato udateshuka ukisanga wasubiye mu byaha. Nicyo kidufasha nk'abantu bakiriye agakiza guhora twisuzuma, ugahora wibaza umunota ku munota, isaha ku isaha, umunsi ku munsi, icyumweru ku cyumweru, ukwezi ku kwezi bigahita, wibaza ese Imana ibyo ndi gukora ibibona ite, ibitekereza ite, ese ndimo ndaringanira n'Imana uko ibyifuza, cyangwa se ndimo ndashaka kubikora ubwanjye uko mbyifuza. Ibyo ni ibintu nabyo bigufasha guhora wuzuye umwuka, noneho ugakumira n'umwanzi Satani sekibi wakujyana mu gupfobya, mu kuvuga amatiku, amashyari, uburyarya, guhorana ipfunwe. Kuko iyo uri mu mwuka wumva ntacyo wishinja, wemye, nta kintu na kimwe gishobora kugukanga, kubera ko uba uzi ko iby'Imana ivuga ikuvugaho, ikuziho, ugororotse nayo, uri kumwe nayo, ntaho ugenda ucengacenga cyangwa se ngo uhinduke nk'uruvu. Aribyo bituma uguma mu mwuka, noneho Imana nayo igahora ikuri imbere ikuyoboye. Ikibazo gikurikiyeho niho nibaza nti ese ibihugu bishobora kugira amahoro kuri ino si abaturage babyo batavutse bwa kabiri? Kuvuga bwa kabiri ni iki? Ni ukwakira agakiza, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukemera kuvuga bwa kabiri. Ariko ubirebeye mu bibera mu isi muri ino minsi, tuzi ko umwanzi Satani iyi si yayigaruriye, yifashe mu ntoki, mu biganza, utabibona ubwo nudakurikira. No ukibaza uti niba inzira y'Imana zigenda ziba imfungane bitewe n'abantu bari gukorera umwanzi Satani, aho wakwibaza uti ni gute ibihugu bizagira amahoro abaturage babyo batakiriye agakiza bwa kabiri? Ariko ubirebeye mu bibera mu isi muri ino minsi, tuzi ko umwanzi Satani iyi si yayigaruriye, yifashe mu ntoki, mu biganza, utabibona ubwo nudakurikira. No ukibaza uti niba inzira y'Imana zigenda ziba imfungane bitewe n'abantu bari gukorera umwanzi Satani, aho wakwibaza uti ni gute ibihugu bizagira amahoro abaturage babyo batakiriye agakiza? Ese isi yose abaturage bayo bashobora kwakira agakiza? Agakiza burya nkuko naje kubyisobanurira, ntabwo ari akaburi wese. Agakiza kari hose, buri wese ashobora kukabona. Ariko se kuki atari akaburi wese? Ni ukubera ko ntabwo ari buri wese ugahitamo. Benshi barakabona, bakabona ibimenyetso, bakerekwa, bakavugishwa, Imana ikabasura, ariko bakanga, ntibakira agakiza. Ibi ndabyitangaho urugero. Njya kwakira agakiza, ijuru ry'Imana ryanjeho bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, ndashidikanya, ariko bwa nyuma nza kubona ko atari byo ubwanjye uri kwivugisha. Kumwe wumva ijwi rivamo imbere rikuvugisha, nza gusobanukirwa ko ari Imana yari kumpamagara kugira nakire agakiza kayo. Akaba nahereye njya kugura Bible, ngura Bibiliya, ndayisoma ntari narigeze nyisoma. Ibyo nabyo nibyerekana ko burya Imana iguhamagaye ukabimenya, ni umugisha. Komeza utega amatwi wumve Imana iguhamagare, witabe karame, uyikurikire, uyikurikize, ubwiye neza yuko utazigera na rimwe uregreta ko wataye igihe cyawe ukurikira Imana. Nuyikurikira kandi uzayinambeho, ntuzarekure iteka ryose. Niyo mwifuriza uzabona ubugingo,
umenye uwo uri we, umenye impamvu uri hano, umenye aho uzajya nuva muri ubu buzima, kuko ubu ni ubuzima tuba turimo kubw'umubiri. Uyu mubiri usigara hano, ariko twebwe nk'abantu bari imbere turakomeza urugendo tukajya ahandi tutari twabona ko tutari twahagera. Ariko dufatiye ku ijambo ry'Imana, aho hantu ni heza ku bakoze ibyiza bakiri muri nosi, cyane cyane bakurikiza Imana, bakira agakiza, bakakanambaho, bakagasakaza hirya no hino, bakera imbuto nk'uko tugerageza kubikora. Nawe rero ntabwo igihe kirarenga, ushobora kwakira agakiza, ukegera Imana, ukimika icyiza ukoresheje ijambo ry'Imana. Twijeje neza ko utazigera na rimwe wicuza impamvu wakira agakiza. Nta muntu n'umwe ndabona kuri nosi wakira agakiza wicuza yuko yakira agakiza. Uru ni urugero bizajya bikubera isomo n'icyitegererezo, kuko nawe ushobora kwakira agakiza, Umwami Yesu akagukiza, ukaba uwiteka ryose ukibanira, yaba mu gihe ukiri muri ubu buzima n'ubuzima buzaza. Kuko amaso y'umutima iyo winjiye mu ijambo ukaryicengezamo, aho kwicengezamo ingengabitekerezo y'urwango n'amatiku, utangira kubona ibyo amaso aya ngaya y'umubiri atabona. 15 iyo ubaye umunyakuri, hari abakwemera, hari n'abakurwanya. Ibyo ugomba kubyemera, kuko n'Umwami Yesu ubwo yari kuri nosi yabwiraga abantu ukuri, bamwe bakamwemera abandi bakamurwanya, ari nabyo byavuyemo abantu ahubwo no kumwica. Aremera, aradupfira, amaraso y'akaba ariyo ducunguye, tukaba turi ahangaha tuvuga ibyiza twagiriwe n'Imana. Ariko ku badasobanukiwe n'impamvu yabyo, bazabyumva muri burya buzima bw'undi buzakurikira nyuma y'ubuzima bwo ku isi. Aha rero niba ubaye umunyakuri, ukuri kwawe kugahindura abantu 5, 10, aho uzaba wakira umugisha, kuko nutangira kuvugisha ukuri nibyo bizakwandikisha mu gitabo cy'ijuru, aho kwandikisha mu matiku y'isi. Kangushishikariza rero gusubiza amaso inyuma, cyane cyane urebye ku byabereye mu Rwanda, Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ukagerageza gusakaza ukuri uzi, ariko ugendeye ku by'ukuri byabaye. Kuko hano hamera nk'inkoko n'igi. Iyo ufashe inkoko n'igi ugatangira kubaza ati ni iki cyabanje, ushobora gukomeza wibaza se ni inkoko yabanje, ni igi ryabanje, ni inkoko yabanje, ni igi ryabanje. Ariko noneho iyo hari wabonye ibyabanje, tuvuga kuri ikibazo cy'Abatutsi n'Abahutu mu Rwanda ko byagenze, cyane cyane kigeze muri za 59, 70 na kangahe, ukareba uko byagiye bizamuka, ukareba za 90 kugeza intambara ibaye. Iriya ntambara uziko nayo nayisobanuye mvuga ukuntu Imana yatumye iba, kuko burya nta bintu biba Imana itabyemeye. Iriya ntambara yabaye kugira ngo Imana ihangare se kibi wari wariyimitse, nkuko tubisanga mu Baroma 3:8-10, uko abantu bafite urwango muri bo, noneho byatumye biturika, ariko noneho bikongejwe n'urwango Abahutu bari bafitiye Abatutsi. Uko byagenze turabizi, ariko noneho mu buryo bw'umwuka tuzinjiramo tubisesengure neza uko byagenze bitewe n'uko Imana yabyemeye. Akaba ariho rero tuvuga tuti uko kuri ushobora gushingiraho, gushobora gutuma n'ukundi kuri kumenyekana, kukavugwa, ariko habanje kuvuga ukuri nyakuri uko ibintu byagenze. Ushobora kuvuga uti okay, Abahutu banze Abatutsi, ibyo ni ibintu twese tuzi, nawe urabizi. Bamaze kubanga byagenze gute? Aho Abatutsi bishyira hamwe bateza intambara. Bamaze guteza intambara bigenda gute? Abantu barapfa. Abantu bamaze gupfa bigenda gute? Jenoside iraba. Jenoside imaze kuba bigenda gute? Abantu barahunga, noneho batangiye kuvuga ibyo bashatse. Nuko uko ibintu bigomba kuvuga, okay, Abatutsi byagenze gutya, barishwe, habaye intambara itangijwe n'Abatutsi kubera ko bashaka gutaha iwabo. Iyo ntambara ipfuyemo abantu, ko byagenze bigasobanurwa mu kuri, kuko
kuko ukuri kwabyo birahari tugendeye ku ijambo ry'Imana. Impamvu Imana yemera intambara niho bigomba kureberwa. Noneho iyo ntambara Imana yabaye kuki Imana yatumye iba, urumva? Noneho warangiza ukavuga uti okay, jenoside yabaye abatutsi nayo kuki Imana yayemeye. Ese uyu munsi noneho ibyo bintu byose byamaze kuba, ni kubera iki ushobora kubivuga uko bimeze, undi akabivuga uko bimeze? Ese Imana yo mu ijuru ibireba bite? Ukabyibaza, ukabisobanukirwa. Noneho wamara kubisengura neza, abantu bakabyumva mu buryo bw'umwuka aho kubyumva mu buryo bw'umubiri n'amarangamutima. Ikindi dukurikizaho ni iki? Ni gute ushobora gushaka ibisubizo by'ikintu utumva? Tuvuge nk'ibibazo by'u Rwanda, yaba yewe no mu Burundi, byose Imana niyo ifite urufunguzo rwabyo. Kugira ngo wumve ibibazo by'ibyo bihugu, yaba u Rwanda yaba n'u Burundi, ugomba cyane cyane kwibanda ku Mana. Ese Imana ibibona ite? Urufunguzo rw'Imana kugira ngo ibintu bisesengurwe, byumvwe nk'uko abantu bagomba kubyumva. Niki tugomba gukora? Nuko mugomba kugarukira Imana, mukayikunda, nayo ikabakunda, noneho ikabereka inzira yo gusobanura ibintu uko byagenze n'igisubizo cy'ibibazo mu bantu, yaba Abarundi yaba Abanyarwanda. Inzangano, amatiku n'amashyari byose bikajya hasi, maze abantu bakongera gukundana, urukundo rukazamuka. Cyane cyane muri iki gihe nubwo umwanzi Satani atabyoroheye, nawe iyo abonye abantu batangiye gushaka kuzamuka kugira ngo bahure, bumve ibintu kimwe, batuze, batunganirwe, babe mu mahoro, umwanzi Satani nawe aba afite intwaro nyinshi, nkuko abantu bamwe na bamwe bashobora kuba babibona, abandi batayibona. Ariko fungura amaso yawe ubone icyo umwanzi Satani agamije, ikigudenize, ahubwo ukomeze mu murongo w'Imana. Ese iyo ufashe nk'ubwicanyi ukabugira umwuga, nk'uko byagenze mu 1994 ubwo Abahutu bicaga Abatutsi, ubwo babyukaga mu gitondo cya kare izuba rirashe, bakirirwa bica abantu kugeza izuba rirenze, urya mu byizi kugira ngo umuntu agere kuri bere kare akagenda. Ubu muntu aba yamushyize he? Imana, abantu twese twirirwa tuvuga ngo Imana yacu, Mana yanjye, Mana yacu, iyo Mana iba yagiye he? Ese biterwa n'iki? Ni ukubera iki umwuka w'Imana ashobora kuvamo? Kubera ibyo ufite mu mutwe. Twabonye neza kare ko uwuriwe ni ibitekerezo byawe. Iyo umuntu abashije kukuganza mu bitekerezo akubwira ngo genda wice kanaka, ukica umwe, ukica babiri, ukica batatu, ukica bane, ukica batanu, ukica 10, ko bagenda bigamba ukica 200, icyo gihe ninde uri gukora Imana cyangwa gukora Satani? Ese aho ngaho bavuga ngo Satani yabanshutse, abantu barambwiye ngo gutya na gutya. Twarabonye ko byagenze nyuma ya jenoside, uko abantu bagenda bavuga ngo kanaka yaranshutse. Kanaka wagushutse n'abavuga nubwo tuvuga ngo abazungu nubwo bagizemo uruhare bakongeza ubundi bakitaza, ariko nta muzungu uza ngo afate umuhoro awushyire mu ntoki akubwira ngo genda wice kanaka. Ni wowe ubwawe n'umutimanama wawe uba wabitekerejeho neza, ubifite mu mutima wawe, hari impamvu y'ugutera, kandi ikigutera nta kindi nuko uba ufite rwa rwango rw'igihe kirekire ufitiye mugenzi wawe. Nubwo ushobora kweka mugenzi wawe ko umukunze cyangwa umwishimiye, ariko burya ubumuntu bukurimo imbere muri weho y'ibihe nk'ibyo bigezweho burigaragaza. Akabyo byatumye rero abantu birara mu bandi bakabica, cyane cyane bitewe n'amashyari n'urwango rwa hato na hato bari bafitiye. Noneho umuntu yaza kubwira ati uzi ko ushobora kwica kanaka ntibikugireho ingaruka kandi bikagutera ishema, ahubwo ushobora kubikora. Niko rero abantu babyinjiyemo babigira umwuga. Ibyo nabyo noneho ukareba ukavuga ati Mana, uko mutera umugongo mu buzima bwanjye bwa buri munsi, ese ntabwo ushobora kugiraho ingaruka haramutse habaye ikibazo runaka? Nuko winjira mu mwuka ukibaza, noneho wibajije nka gutyo bigufasha kwirinda kuba waba mu mutego wese umuntu agushutse ngo genda wice kanaka. Kuko kubiteko ry'Imana rikubwira ntuzice ukica, iyo umaze kwica ndibaza utongera kuba umuntu nyamuntu. Impamvu rero
iyo nsezengura ibi bintu bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ntibanda ku byabaye nyuma y'94 kugeza uyu munsi, mbese ibiri ku uyu munsi nabisobanuriwe neza. Ngiye mpabwa iki gitabo kugira ngo nyandike, nahawe ibyabaye kuva mu myaka 1800 kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 byabaye. Kandi byongeye nibaza neza ko harimo abigira abashakashatsi cyane n'aba experts ku bibazo by'u Rwanda, nzi neza ko bibanda ku by'inyuma jenoside. Aho rero naho ntarabarekeye, ni ukuvuga ngomba kubarekera bakabisobanura uko babyumva, ariko nizera neza ko nimara gusobanura neza icyateye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 nuko yagenze, uko abantu bagizemo uruhare, uko Imana yaretse bikaba, nitumara kubyumva neza nibyo bizadufasha no kumenya ingaruka zabivuyemo, cyane cyane tuvuye kuva mu 1994 kugeza ubu ngubu uyu munsi mu 2020 21 n'indi myaka izaza. None tukabisobanura tuzi okay, aha ngaho wenda twari n'abakuru ushobora kuvuga uti ibyabaye 94 wari muto ntabwo byumva neza, ni wumva ko Imana yatuye biba. None iby'uyu munsi wibwira ngo uri umu expert, urabisobanukiwe neza, uri umuhanga muri byo, ukabisobanura ubogamiye ku ruhande rumwe rw'ingaruka zavuye mu byabaye mu 1994, ko ibiri ku bungu mbifata nk'ingaruka z'ibyabaye mu 1994. Kuko iyo abantu batirara mu bantu ngo babice kana kageni, ingaruka bari kubaho ubu cyangwa ingaruka babonye uwo mwanya zabaye muri uwo mwanya muri 94 bahunga, cyangwa 95 96 kuzamuka, ni ingaruka zabagwiririye kubera ibyo bari bamaze gukora muri 1994. Aha rero niyo mpamvu twibanda cyane kureba uko ibintu byagiye bizamuka kuva mu myaka 1800 buhoro buhoro, uko byagiye bizamuka, uko abantu babikongeje, abari babyihisha inyuma. Ibyo bintu byose umaze kubisobanukirwa, niyo mpamvu nawe ushobora kwicara ukavuga uti ibiri uyu munsi bimeze gutya na gutya, kuko n'ibiri uyu munsi Imana itabyemeye ntabwo byaba. Niyo mpamvu rero ugomba kwinjira mu mwuka mbere na mbere, yo gusesengura ibintu uko ubyishakiye ubogama, kugira ngo wishyira heza kandi Imana itagushyiza heza. Reka Imana igushyira heza, nimara kuhagushyira noneho ubashe gusesengura ibintu uko bimeze. Uko nakira agakiza nuko Imana nyuma ijambo ryayo kugira ngo ndibasakazeho, nabivuzeho gato. Najye kumva numva ijwi ry'Imana riri kumbwira riti urampora iki. Ariko nari namaze kubwirwa ati andika igitabo, nabyo nabivuzeho gato. Iki gitabo rero maze kwemera kucyandika, maze kubona ko bivuye ku Mana, nabibonye no kuryo jwi maze kumvisha gatatu, nsoma Bibiliya, nakira agakiza, ndabatizwa. Akaba ariyo rero naje gusoma ijambo byimbitse, nsoma Bibiliya ndayirangiza, ariko nyisoma atari kuyisoma nk'amateka, nyisoma nk'uyiga. Abankurikiraga cyane cyane nsangiza abantu ibyo nabaga nasomye barabizi, barabyibuka, kuko narasomaga nkandika ibyo nasomye, nkabishushanya, nkakora ibishushanyo, nkabyereka abantu mu buryo bw'ibishushanyo. Akaribyo byamfashaga kubyumva inshuro 3. Imana iravuga ati yavuze rimwe numva kangahe, yarabo numvise 2, numvise 3. Bivuze ngo ibyo byatumye ninjira mu ijambo neza, ngendeye ku nahawe n'Imana n'ubushobozi bwo gusenga ibintu no kubyumva nahawe n'Imana. Noneho numva neza ibyo Imana yamamagariraga, akaba aribwo nese mbona amaso yanjye afungutse, mbona iby'ijuru, iby'isi, berekera bisi. Ariko bitavuze ngo naretse kuba ku isi, kuko isi tuyirimo nubwo tutarabisi, ariko tugomba kwibaho mu buryo bw'umwuka uko Imana itwifuriza, kuko biranditse mu gitabo cy'Imana, Bibiliya. Iyo wuzuye umwuka ukuzura ijambo ry'Imana, ugakora ko Imana ibishaka, Imana rero iguzaho ukuboko kwayo, ikagomeza iguha gusobanukirwa no kumva neza uko ibintu yawe byabaye, biri kuba n'ibizaba biba biteye. Nicyo rero kidufasha kumenya no gusobanukirwa neza ibintu uko biba byaragenze. Niyo mpamvu ngiye ntashidikanya, nashobora gushidikanya avuga ndi kubogama, n'ibyo nimba nkubogamiyeho ubona ko ari kubogama, ariko Imana imbwira ati dore ibintu ugomba kwivuga ni gutya. Njyewe n'Imana turi umwe, njye nawe tutari umwe nta kibazo.
ibyo niyo mahame y'Imana. Abantu bakunda Imana bazi Imana barabizi. Rero urupfu rw'abantu miliyoni barenga miliyoni, abatutsi bishwe mu 1994 n'abahutu batemeraga iyicwa ry'abatutsi nuko abatutsi bari bakandamijwe. Ziriya mpfu ntabwo zahanutse mu kirere, zakozwe n'abantu ku manywa y'ihangu. Amalisita arakorwa, abantu barahigwa, bashumurizwa imbwa zirabahiga hirya no hino, barahigwa ku buryo bwose bushoboka. Ibyo ni ibintu bizwi na buri wese wari mu Rwanda kijya gihe. Kugira rero ngo ube wabyirengagiza ubivuga ukundi, aho ngaho byonyine uba wataye ubumuntu. Banza ubyemere kuko wari uhari, warabibonye cyangwa warabyumvise cyangwa ubyumvaho. Noneho numara kubyakira ukavuga uti ibintu byagenze gutya na gutya, ese byatewe n'iki? Kuki niba ari n'abantu banjye bashobora kuba barabigizemo uruhare, kuki babigizemo uruhare? Byatewe n'iki? Uru rwango rw'aka kageni rwatewe n'iki? Noneho ukabyumva wenda binagufasha no kumenya ushobora kuba yarabyishima. Hari igihe ashobora kuba ari Satani ubwe direct wari ubihagaze inyuma, ariko aciye mu bandi bantu, abo bantu nabo bagaca mu bandi bantu, n'abantu nabo bagaca mu bandi bantu. Noneho ugasanga ni weho wisanze uri kwishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo ibintu byose biba bikurikije inzego. Hari umuntu ubitekereza akabishyira mu wundi, undi akabishyira mu wundi, undi akabishyira mu wundi, wewe uri hasi kuri piramide hasi akabishyira mu bikorwa, akariho bigaruka. Ibyo bintu ugomba gufungura amaso ukabimenya ukabyumva neza. Iyo utarabyumva neza niyo mpamvu uko mu mutego ugarumatike. Nk'ubu ingengabitekerezo ushobora kuba ukwiza mu bantu cyangwa gupfobya, ushobora gusanga byaracuzwe n'umuntu uri hano hejuru akabiha undi, noneho weho wirirwa ubicengeza mu bantu, ubyivurugutamo umunsi ku munsi. Igihe byateje ibibazo ni wowe bizongera kugira ingaruka, ntabwo bizagenda ngo bigire hejuru biteze uwo hejuru ibibazo. Uwo hejuru azatezwa ibibazo n'iki? N'Imana, kuko Imana niyo izamuhananura. Alright, dukomeze rero turebe ese ni iki gituma abantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ahangaha ushobora kubyibazaho, ni iki gituma abantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994? Hano dushobora kurebera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gute? Hari abapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kubera ko bagizemo uruhare. Hari abayipfobya kubera ko bene wabo bagizemo uruhare. Hari abayipfobya kubera ko ibyo bayibonyemo n'ingaruka byabagizeho. Hari n'abayipfobya ku buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba ubuziguye cyangwa utaziguye, bigendeye ku nimba n'umubabaro no kwiheba bashobora kuba barayibonyemo. Ibyo no kuri kuvuga niba umuntu ashobora kuba yarokana jenoside, umuntu akavuga ati ari gupfobya jenoside, ahantu nk'umusanzu ugiye ngomba gutanga nk'umuntu wakira ukuri kw'Imana, ugomba kwibaza uti ni iki kiri kubimutera? Genda umurebe, umuganirize, urebe impamvu ishobora kuba iri kubimutera. Kuko ntabwo nshobora gukira Satani ntakira agakiza, noneho ngo nsubire inyuma njye gusingiza Satani. Ibyo ni ibintu bitabaho. Ugomba gutekereza muri ubwo buryo. Ni gute wakwigotora umwanzi Satani, Imana ikaguha agakiza bidaceka gatatu ukongera gusingiza Satani? Aho ngaho haba ari ikibazo. Ugomba kurebera uwo muntu n'ibimutera, impamvu n'ibimukikije byose, niyo mugiraho ingaruka ibyo byose. Noneho ukumva neza, ukamuganiriza, ukareba icyo wakora. Ko burya iyo umuntu yitereye icyizere ashobora gukora ibidakorwa. Nicyo rero gituma abantu kenshi na kenshi bapfobya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, bitewe n'izo mpamvu kimwe n'izindi dushobora kwinjiramo uko tuzajya twinjira mu gitabo. Aha rero
tubanza kubona abapfuye jenoside. Noneho turebe impamvu abantu bitiranya jenoside yakorewe abatutsi n'izindi mfu. Njyewe uko mbibona, intambara ibaye, yaba intambara ya mbere y'isi yose, yaba iya kabiri y'isi yose, yaba intambara zaberaga muri Bibiliya uko tuzizi twese, hapfagamo abantu impande zombi, right? Siko bimeze? Kuko nawe ushobora kumbwira ngo urajyana kujya mu ntambara, bamwe bapfa abandi ntibapfe. Ntibishoboka. Ibintu bidashoboka n'umwana w'uruhinja w'imyaka 2 atarabizi. None rero abantu kuki bitiranya jenoside yakorewe abatutsi n'intambara ya 1990, abantu bapfuye mu ntambara muri 1990? Hari ukuntu ngiye bisobanura bigendeye ku mwuka w'Imana. Imana niba itumye intambara iba, hari uri butangiza intambara kubera ko ijambo ryamuje ryo gutangiza intambara, noneho hari n'undi uri buze kumukumira kugira ngo intambara igakomeza irangire. Iyi ntambara rero yatangiye kenshi na kenshi, cyane cyane turebe nko muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana, intambara izotangira byanze bikunze hagomba kubonekamo utsinda n'utsinzwe. Intambara rero uko irwanwa, ku bantu bashobora kubaza iby'intambara, hari uburyo bukoreshwa mu mitekerereze n'uko abantu bagomba kuba bumva intambara, yaba abayirwana yaba n'abaturage. Urwana intambara cyane cyane uri ku rugamba, buri gihe agomba kwiha morale kugira ngo yihe morale gute. Niyo bari gutsindwa ntabwo ajya imbere ngo avuge ngo natsinzwe ngo ibintu birarangiye. Ujya gutangiza urugamba uzi ko warwishoyemo, ugomba kururangiza, ugomba kurutsinda. Niyo mpamvu rero mu ntambara akenshi, cyane cyane intambara zibera muri nosi atari zo muri Bibiliya, kuko izo intambara zo muri Bibiliya Imana yabaga yavuze ati genda utere kiriya gihugu ndaguha intsinzi uko byagenda kose ndabari kumwe nawe. Abantu rero no muri nosi ashobora kureba akavuga ati iyi ntambara niteje nkayitangiza, Imana ishobora kumwe nanjye bitewe n'uko yiyumvamo. Njye rero cyangwa undi muntu wese uri kuvuga intambara ntingereho, ngomba gukora uko ushoboye kose nkabwira abantu ibintu abantu bashaka kumva. Ndi gutsinda intambara, meze neza, uriya turwanye nawe nta ngufu afite. Nibyo rero byabaye hagati y'abatutsi bari barahunze mu 1959, bashaka gutaha muri 1990 n'ubutegetsi bwariho bwa Habyarimana bwa kiriya gihe, kuko abaturage ntabwo babwiye ukuri, babwiye ko ahubwo abarwana n'ubutegetsi nta mbaraga bafite. Noneho bituma abantu bishora mu gukumira intambara badashobora gukumira, kuko nta bikoresho nkeka ko bari bafite byo gukumira intambara. Akariho abenshi batikiriye, niyo wabona udafite inyungu mu kwica abantu, ariko abantu bakakurwanya baza bagukumira. Ibyo nibyo byatumye abagiraga resistance, bashobora ngo bakumire intambara, niho bagira ibibazo benshi baratikira. Wenda n'ubundi buryo bushobora kuba bwarabaye, ariko ngewe uko nabyeretswe nuko bimeze. Abantu barabeshywe, babeshywa ko abo barwana nabo nta ngufu bafite, barishora, amaze kwishora bagirwa ibitambo, bagizwe ibitambo, baratikira. Bamaze gutikira rero niho ubona abantu benshi bigenda bizamuka bakabihuza n'iki, bakabihuza na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ariko urebye neza bakaba barabishowemo buhumyi, nabo barabyemera baratikira. Nuko rero byagenze bigenda bizamuka, ariko noneho bikaba ariko byaragize ingaruka direct kuri jenoside yakorewe abatutsi kubera umujinya n'urwango abantu bari bafite kuri ibyo bintu byabaga byabayeho kuva mu majyaruguru kugeza za Kigali. Nuko byagenze. Reka turebe icyo amategeko atwigisha nyuma yuko ibintu bihinduka. Ibintu uyu munsi ushobora kubyishimira, ukambaza ingoma, ukambaza abantu bari kwibere, ukambaza abantu bagushyikiye. Ariko mu 1994 ngira ngo twabonye isomo ko abantu bumvaga ko bashobora gukora ibyo bashatse byose, bakica bashatse bose, ariko byageze aho bigira iherezo. Ingaruka zavuyemo abantu bose barazibonye, abo byagizeho ingaruka abantu barabibona hirya no hino, akaba ari zo ngaruka abantu bakirwana nazo kugira ngo bazivaneho. Ipfunwe byateye naryo turaribona. Rero muntu ukunda amahoro, ufite umutima nama wawe, gerageza urebe imbere. Niba umuntu akubwiye ati genda unkorere ibintu, genda ukora ibintu, ukabona binyuranyije n'ijambo ry'Imana, muntu wibyijandikamo wibikora, kuko hato
bira kugaruka wa wundi wagushoye yigaramiye. Aho rero nkaba mvuga nti shyira Imana imbere, wumve ibyo Imana ikubwira, ukurikije ijambo ry'Imana, ndibaza neza ko nta kibazo uzagira n'ukurikira Imana uko bigomba. Akaba ari byo rero dusanga yuko Imana uko yaremye isi nkazunguruka, ibintu birasimburana, ibihe bigasimburana, ariko ibyabaye hari igihe bitibagirana. Niyo mpamvu rero ibiri kuba uyu munsi byitwaremo neza kugira ngo ejo cyangwa n'ejo bundi tuzabyicuza, kubera ko wahisemo nabi ugakora ibidakorwa byakugiraho ingaruka, utangira gutaka no gutakamba, ariko ibintu byose biba biri on record, biba byanditse. Abantu ndabizera, ndabazi neza, ntabwo bajya bibagirwa, kuko ibi biba biri kuba byose baba babireba, babyandika mu mitima yabo, igihe cyagera bagatangira kubisakaza. Ibyo ni ibintu twese tuzi, ariko uri mu ijambo ry'Imana, ukomeza gukurikira ijambo ry'Imana, ibyo bazakuvugaho, ibyo wavuze bidahabanye n'ijambo ry'Imana, biri mu ijambo ry'Imana, ntawe uzabivuguruza. Icyo rero tugomba gushishikariza abantu gukunda Imana, gushyira Imana imbere, ibintu byose by'ibibazo, ibibazo biri mu buzima bwawe busanzwe, mu gihugu, mu bantu byose mukabyereka Imana. Imana akaba ari mushyira imbere, Imana ikajya mbere, Imana nyamana, cyane cyane mwakira agakiza, ugasoma ijambo ry'Imana ku bwinshi, kuko n'ibihe turimo ndizera neza ko uzi Imana ari we uzahatambukana umucyo. Isomo rero tugomba kuvana muri ibi bintu byo gushyira imbere Imana, nuko abantu ntibashobora na rimwe kwiyungira mu buryarya. Uburyarya ntabwo bushobora gutuma abantu biyunga. Niba nje nkakuryarya, nkakureka ko ngukunze cyangwa nkwishimiye, ariko mu mutima wanjye nakwishimiye, ibyo nagukorera byiza byose ntuzatume Imana ikwereka ko ari byiza, ahubwo izakwereka ko ari bibi. Kuko aho kugira ngo unyereke ko ikintu ari cyiza kandi ari kibi, hinduka wikorere icyiza, wigirire neza, kuko iyo ugirira umuntu nabi nawe ubwawe wigira nabi, kuko ibyo ukora byose biba byandikwa. Hari igihe twabihinyuzaga twaba tuti buriya ni bya abantu bavuga b'abarokore bahanzweho, ariko buri kantu kose dukora aho dutekereje mbere yuko no guhakora, ahubwo kaba kabanje kwandikwa hariya. Nugenda hariya uzahura nabyo, nuhura nabyo ntibizagutangaze, kuko ubwawe uzabyibuka, uzabibona, ubimenye. Niyo mpamvu nakugira inama yo guhinduka uyu munsi, ukakira agakiza, ukava mu matiku, ukava mu buryarya, ukava mu macakubiri, ukava mu bintu byose urimo ubona uzi neza ko umutima nama wawe utakwemerera gukora ibintu byo gukora. Umuntu akubwira ngo bikore, ukumva ko umutima nama wawe utabyemera, ariko Satani agatunganya akubwira ngo bikore, nta kibazo, uriya muntu azakurengera, nta kintu uzaba. Ibyo bintu, niba ugira imitima ibiri, umuntu yakubwiye ngo ukora ibi bintu, hunga witandukanye nabyo, itaze. Nubyitaza kuko utabishoboye kubera ubumuntu bwawe, azabona ko uzabikora, ariko reka bizakubarwaho. Nicyo mwifuriza ko nk'umwana w'Imana tugomba guhora twiza, dukora neza ugushaka kw'Imana, kandi icyo Imana itweretse gukora tukagikurikiza kituviramo umugisha no gusigwa amavuta bundi bushya, tukimana ingoma n'umwami Yesu waducunguye, kugira ngo tuzabeho ubuzima buzira iherezo, umudendezo tutaboneye kuri ino si. Bizashoboka, it's just a matter of time, ni igihe gusa. Komeza wizere, komeza mu gakiza kawe, amaherezo tuzatura heza, aho tuzabana n'umwami Yesu waducunguye kugira ngo tubeho. Nkaba rero ndagiza soza mvuga nti Imana iriho,
Imana irakora ntawe yagiye. Abirirwa bibaza bati Mana y'u Rwanda wagiye he? Mana y'u Rwanda, Mana y'u Rwanda. Kera wirirwaga hantu ugataha i Rwanda, biriya bintu kuki wabyemeye Mana? Kuki watumye biba? Nkubwira muntu wibaza utyo, akira agakiza uyu munsi, inzira zikigendwa, kuko hari igihe abantu bazifuza kwakira agakiza bitagishoboka. Ndabikubwira nk'umuntu wakakiriye igihe 2016 ndabatizwa, 2019 nderekwa, tubona ko ibihe byari imbere byari bikomeye. 2019 2020 murabibona ibiri kuza imbere, ntabwo tuzi uko bimeze, ariko ibiri ubu ngubu biraducira amarenga. Ibyanditswe bitubwira uko ibintu bimeze, gusa ntibizakwiture hejuru utangare cyangwa se ugire ngo urabonekewe. Akira agakiza uyu munsi ukibishoboye, usome ijambo ry'Imana ukibishoboye, kuko hari igihe ibintu bizaba biri kubera mu isi bitazatuma ubasha gusoma ijambo ry'Imana. Risoma uyu munsi rero, uryibikeho, uribike mu mutima wawe, uzure umwuka. Ahasigaye uzibonera ubwawe ko ubuzima nyabuzima bubonekera mu mwuka w'Imana, bubonekera mu Mana. Aho iyo wakira agakiza ukakira ijambo ry'Imana nk'uko nanjye nakakiriye, uzabaza abanzi bakinze mu mayoga n'amatabi n'ibindi by'isi byose nabagamo, bazi neza ko ijambo ry'Imana ryampinduye, ryangize uwo ndiwe. Yaba ababyemera abatabyemera, mu mitima yabo nzi neza ko they know something happened, ibintu byarahindutse. Nakira agakiza, kandi kuva narakakire naragakomeje n'amaboko yombi, sinshobora kukarekura. Nzi ukuri, binyere kukuri. Ibitabo byose maze kwandika hano, ariko ibitabo maze kwandika 4-5 kubera agakiza nakiriye. Ntabwo nari gushobora kubyandika iyo ntaza kwakira agakiza. Akaba ariho rero nemerera neza ntashidikanya ko Imana ariyo inshoboje, yanshoboje kugira ngo asobanure ibintu uko byagenze, tugendeye ku ijambo ry'Imana, tugendeye mu mwuka. Nkabangira nti Mana, fasha abantu bawe bahora bibaza Mana wari urihe, Mana y'u Rwanda urihe? Baha agakiza, bakizwe, maze ubundi nabo babone uburyohe bw'agakiza. Uzura umwuka, bagukorere, bahindura abantu kubwawe Mana Mwami, atari kubwabo, maze tuzishimanira umwami kiya gihe uzatoranya bawe. Nkaba ndaje ngushimiye kubw'umwana wawe Yeshua HaMashiach, abantu benshi bazi nka Yesu Kristo, maze Abanyarwanda, Abarundi, abatuye isi, abantu bose bagira amahoro aturuka mu mwuka w'Imana no ku bushake bw'Imana. Amen, amen. Mbashimiye, Imana ibarinde kandi ikomeze ibahe umugisha. Nakagaruka turi kumwe. Germain Muhirwa. Ciao, ciao.